tuje imbere yawe Nyagasani Mana yacu turi abanyantege nke n'abanyabyaha, utwakirane impuhwe maze uduhindure ku mpuhwe zawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Yezu ni muzima mu buzima bwacu. Natwe rero arifuza gutwiyereka kuri wa kabiri w'icyumweru cya mbere cya Pasika, tariki 19 Mata 2022. Isomo rya mbere tujye kuzirikana ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa kabiri umurongo wa 36 kugeza ku 41. Ku munsi wa Pentekosti Petero abwira rubanda ati, inzu yose y'Isiraheli nemenye idashidikanya ko uwo Yezu mwabambye Imana mugize umutegetsi n'umukiza. Ngo bumva amagambo barakangarana, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bavandimwe dukora iki? Petero arabasubiza ati, nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, kandi muhabwe ingabire ya Roho Mutagatifu. Kuko isezerano ari mwe ryagenewe kimwe n'abana banyu ndetse n'abari kure bose, uko Nyagasani Imana yacu azabihamagarira. Ababwira n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza agira ati, nimwirokore mwitandukanye n'abantu bayobye. Nuko abemeye izo nyigisho barabatizwa, uwo munsi yongeraho abantu bagera ku 3,000. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya 33. Uhoraho, isi yose yuzuye ineza yawe. Koko ijambo ry'Uhoraho ni ntagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu anababesheho mu gihe cy'inzara. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Uhoraho, isi yose yuzuye ineza yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 11 kugeza ku 18. Muri icyo gihe abigishwa bari bavuye kumva basubira imuhira. Mariya we akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga runama arunguruka mu mva, nibwo abonye abamarayika 2 bambaye imyenda yererana bicaho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, Nyagasani bamutwaye none nayobeye aho bamushyize. Akivuga ibyo arahindukira areba inyuma, maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, nyakubahwa, niba ari wowe mutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yezu aramubwira ati, Mariya we. Undi arahindukira aherako amubwira mu Giheburayi ati, Rabuni, aribyo kuvuga ngo mwigisha. Yezu ahita amubwira ati, ntushake kungumana kuko ntarazamuka njya kwa Data. Ahubwo genda usange abavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we so, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Nuko Mariya Madalena ajya kubwira abigishwa ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Bakristo bavandimwe, nimugire amahoro. Nimuze dusange Kristo, tumubone, tumwereke abandi buri munsi. Yandirimbo igira iti, wabararuhiye iki wa munsi utabonye Yezu? Mu ngendo zose wakoze, mu masengero wagiye, mu kiliziya wagiye, ikibeho wajyaga, ku Mana wajyaga, wabararuhiye iki wa munsi utabonye Yezu? Nanjye uyu munsi nze kwibaza, niba ibintu ndi gukora, amasengesho njya mvuga, ijambo ry'Imana njya numva, niba ntawe ndi kuruhira ubusa, mu gihe ntahuye na Yezu nyine byumvikane ndi kuruhira ubusa. Ikigaragara abakristo bavandimwe, iyo utaramenya Yezu ukomeza urira, ufite intimba, agahinda, ishavu. Ibi nanone bikerekeza ku munabi n'umushiha naba nifitemo. Icyo gihe nyine mba mbuze Yezu, ndarira. Byamarira iki niba mu isengesho ndahura na Yezu ngo mubone kandi mwereke abandi? Bakristo bavandimwe, amasomo araryoshye cyane, aradufasha kuva mu gahinda nyine tugana ibyishimo. Aho tujye kuzirikana ku ngingo dukesha ubuhamya bwa Mariya Madalena wazindukiye kumva agira ati, nabonye Nyagasani.
nabonye Nyagasani. Uyu munsi nanjye nzi kwibaza aho mpurira na Nyagasani. Guhura ni kimwe, kumubona ni ikindi, kubana nawe ni ikindi, ariko ikimenyetso simusiga ko nahuye na Kristo koko ni ubuhamya bwanjye kumuhamiriza abandi, atari gukarimi gusa, ahubwo mu ibikorwa by'urukundo, ingero nziza z'ubuzima ntanga nyuma y'uko duhuye na Yezu, nyuma yo kumwumva, nyuma yo kumuhabwa. Ese ubwo buhamya burampindura bugahindura n'abandi duhuye nabo? Ibaze nanjye nibaze. Mu isomo rya mbere twumvise abahuye na Kristo bakabana nawe koko, mbese bamuzi neza nk'abasangiye umufuka w'umunyu. Dore ko bavuga ngo umenya umuntu ari uko musangiye umufuka w'umunyu. Byumvikane n'imvugo ishushanya nyine, ariko bishatse kuvuga ngo mumaranye igihe kirekire. Nawe waramwiganye imvugo n'ingiro ndetse n'ingendo. Twumvise muri iri somo rya mbere Petero n'izindi ntumwa nk'ababanye na Kristo koko mu nyigisho zabo bahamiriza rubanda Yezu wazutse bati, bavandimwe nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo abarirwe ibyaha bye. Amen. Ngo nuko abamenye izo nyigisho barabatizwa, biyongera bagera ku 3,000. Amen. Kwisubiraho, guhinduka ni ikimenyetso simusiga cy'uko namenye Kristo koko, ngabo mu Kristo koko wa Kristo. Uyu mubare 3,000 twumvise nditufate nka 1, 2, 3 kugeza ku 3,000, ahubwo nanone bishushanya umubare wa Kristo wiyongera mu kiliziya. N'ubundi ni nka za mbuto nyinshi nyine ngewe ushobora kwera zeri wanjye mu rugo rwanjye, igihe koko nemeye kuba umukristo nyawe. Abo tubana nkaberera imbuto, nibwo nzishima, ndetse n'abo tubanye nabo bakishima. Ubuzima bwanjye bukagarura benshi, ukomba bigatuma abandi bifuza kubaho nyine nk'abakristo, bakaba abakristo nabo. Nkaba nazura urugo rwanjye, nkaba nazura umutima wanjye, nguko guhura na Kristo. Nibwo nanjye nshobora kuririmba nk'uyu muririmbyi wa Zaburi uyu munsi, maze kumva ukuntu Yezu agira neza nti, uhoraho isi yose yuzuye ineza yawe. Amen. Umva ukuntu Yezu agira neza. No mu ivanjiri y'uyu munsi turumva ubuhamya bwa Mariya Madalena wabonekewe na Yezu. Yezu akamutuma ku bandi, ubwo agenda abahamiriza n'ibyishimo byinshi ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Amen. Bakristo bavandimwe, Mariya Madalena yitwa mu rurimi rw'Ikilatini Apostola Apostolorum, ngo ni intumwa y'intumwa. Niwe Yezu yabonekeye bwa mbere, amutuma ku ntumwa ze. Wenda hari abatabyemera kubera ngo uko ari umugore. Byumvikane Yezu amuhaye agaciro. Abagore busanzwe bari insuzugurwa muri iki gihe cy'Abayisiraheli, ariko Yezu ageze atya amuhaye agaciro, amubonekeye bwa mbere. Ni Yezu wahaye abagore ijambo bwa mbere babyeyi. Urupfu n'izuka bya Yezu byabereye Mariya Madalena guhinduka. Yari umusambanyi, nangiye kuvuga kabuhariwe. None Yezu aramubonekeye, aramubabariye, aramukijije ku mpuhwe ze. None ariyamiriye ati, nabonye Nyagasani, nimuze mwumve n'ibyo yambwiye. Twanabyumvise mu isomo rya mbere na rubanda rwose rwumvise inyigisho z'intumwa, baremeye none barabatijwe ku mubare ushimishije. Ese ngewe ngeze kuwuhe mubare ku 100? Ngezehe mu kwemera kwanjye? Ese ukwemera kwanjye kwiyongera buri munsi, cyangwa wasanga kugabanuka buri munsi, kukagenda gukura nk'isabune, gukendera? Kandi byaba wasanga ukwemera kwanjye, umubano wanjye n'Imana udashyitse, ukura nk'isabune. Ese iyo maze kumva ijambo ry'Imana, nkumva inyigisho, nkumva ubuhamya bw'abahuye na Yezu, ababanye na Yezu, batari ibyo kwihangishwaho, ese hari icyo binsigira mu kwemera kwanjye? Ubuhamya babyeyi, iyo numvise umuntu wakubititse agakomereka hanyuma akaza gukomera kubera Yezu, hari icyo binyongera mu kwemera kwanjye? Ese mu ngeso mbi 10 naba afite, nyuma yo guhura na Yezu, nyuma yo kubona Yezu, ncikaho byibuze nk'imwe? Pourquoi pas de? Byaba byiza pe. Erega nta muntu parfait ubaho, nta ntungane ibaho. Niyo mpamvu nyine tugomba gukomeza buri munsi dushakisha iki? Ubutungane. Cyangwa se mu mico yanjye nk'icumi myiza nari mfite, ndayikomeza nkayifumbira nkayisigasira. Igihe maze guhura na Yezu igakura igasagamba, cyangwa ndarambika nkatangira gucogora ngo narashyitse, narashyikiriye akandirimbo ngo twaradamaraye dawe, ngumva ko byose byarangiye, ngomba guhagarikira ngaho. Oya mubyeyi, twese turi kuri iyi si nk'abanyabyaha n'abanyantege nke, tuba tubereyeho gushakashaka iterambere rya roho buri munsi. kandi mwumva ko ntarageraho shitani atatera ibuye. Urugendo ruracyari rurerure, turacyagenda. Babyeyi mu Gifaransa niho bavuga ngo a quelque chose malheur est bon, ngo burya mu kintu kibi nabo ushobora gukuramo isomo ryiza. Ari ibyago, ari ibibazo,
hose ujya uhabonamo ukuboko kw'Imana buri munsi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari umugabo mu rugo rwe wahoraga ashotora umugore we amutonganya ndetse no kumukubita bitabuze, agahora amukekera abandi bagabo ko umugore yaba amuca inyuma. Nuko umugore yabyumva ntabyiteho kuko yari azi ukuri kumurimo, agakomeza ahangana n'ibyo bibazo byose. Cyakora umugore n'abana ngo bakicara bagasenga, nuko umugabo yabyumva kubera uburaka n'ubukana akarekurikira ryo muri maximum volume yose akayimariramo ngo abacecekeshe, ngo asanga umugore akomeza kwihisha inyuma y'ayo masengesho kandi amuca inyuma. Igihe rero cyaje kugera, wa mugabo akabona umugore ntacyo bimubwira, inkoni yamukubitaga, nuko afata icyemezo cyo guca agasuzuguro mu rugo rwe, ubundi ngo amute mu nzu n'abana yigere gushaka undi mugore. Nuko uyu mugabo ngo aza kwandika ibaruwa y'amaraso aho yihanangirizaga umugore ngo ntazagaruka muri urwo rugo, ngo agiye kwishakira undi mugore. Ariko iyo baruwa yanga kuyimuha atarambuka umupaka, nuko akomeza kuyijyana mu ruhago ngo aze kumwoherereza nyine amaze kwambuka. Nuko wa mugabo ageze mu nzira kera kabaye agiye kwambuka umupaka, ngo afatwa n'uburwayi simusiga, uburwayi bwanduraga muri icyo gihe bishoboke ko yari nka macinya. Nuko wa mugabo afata telefone yabuze uko bigira, ahamagara inshuti ze banga kumwitaba, ahamagara n'abavandimwe be bose banga kumwitaba, ubwo yashakaga kugira ngo baze bamutabare. Bamwe bakamubwira ko batari kuboneka, nyuma yo gukeka ko nawe nyine baza kwandura iyo ndwara ataza kubanduza. Inshuti n'abavandimwe maze kumukuzaho banga kwandura icyo cyorezo, nuko bwa nyuma yikoza ku mugore we nko gushakira amata gukimasa, kuko yari yanavuye mu rugo amushyize kuri liste y'abazagirira nabi, ubwo nagaruka uko umugore nawe yamusubije muri ako gakubuzo amwishyura. Nuko mu kanya gato wa mugore abarahageze, n'igitaraganya ahita amujyana mu bitaro kumuvuza. Ibitaro byari hafi aho ngaho by'abikoreraga ku giti cyabo, byibuze ngo muramire vuba na bwangu nyine ageze kwa muganga. Nuko ngo baramuvura, umugore nawe nyine akomeza kumurwaza. Uwo mugabo amaramo igihe kirekire aho nyine muri ibyo bitaro bamwitaho, ariko nanone ari nako amafaranga yiyongera, kuko nyine byari ibitaro prive, birumvikana bagombaga kuriha uruboho 100%, nta miyaga bashyiriyemo. Nuko wa mugabo amaze koroherwa agiye gutaha, bamuha fagitire. Ngaho nawe ukuntu iyo fagitire yari iremereye ukurikije icyo gihe kirekire amaze mwaho ngaho, ndetse nuko ibyo bitaro nyine ari prive. Nuko bamuha fagitire y'amadolari 2,000 agomba kwishyura, ko atagomba kuva nyine muri ibyo bitaro atayishyuye. Nuko wa mugabo yareba hirya akareba hino, asanga nta n'urufaranga n'umwe yasize mu rugo, dore ko n'imirima ye yari yarayigurishije yose ngo yihimure ku mugore. Muri cya gihe nyine yiteguraga guhunga urugo, ariko n'icyabaje ntiyamenye n'irengero ry'ayo mafaranga. Nuko n'umugore muri ibyo bitaro baratangira bararira baraboroga, bibaza aho baza gukura inyishyu. Nuko muri ako kanya boss w'ibitaro abageze iruhande rwabo, uko yabishyuje niba yarababwiye ko agiye guteza inzu yabo cyamunara, kuko ariyo bari basigaranye gusa. Nuko wa boss yamaze kwinjira, areba wa mugore akomeza kumwitegereza, yumva hari aho amwibutse nyuma y'igihe kirekire, ngaho umufore namwe aho bari barahuriye. Nuko uyu mugabo w'umugore ari gukomeza kureba uburyo umubose amwitegereza, ngaho fora uko akomeje akeka n'ubundi yandorerwamo akomeje kumureberamo. Nuko wa mubose abwira wa mugabo ati, uyu mugore wawe rero ngiye kumugushimira ibyiza yankoreye. Mu myaka 5 ishize yarohoye umwana wanjye wari warohamye, nuko amuheka mu mugongo amushyitsa mu rugo, kwa kundi abana bajya gukinira mu mazi. Nuko umwana wanjye arokoka atyo, arokowe n'uyu mugore. Narabuze icyo namuhemba naho namukura kugira ngo muhembe, kuko icyo gihe twari turiho nabi natwe mu rugo. Icyo gihe twari turi mu bukene bukomeye cyane. None dore ibyiza Imana atugiriye, none ngize amahirwe nanjye ndamubonye. Nimuhumure rero mwashyitse mu rugo, ntacyo nabona mwitura, cyakora iyi fagitire namwe ndayibishyurira, nimutaha amahoro mujyi wanyu. Ngaho nta mubyeyi itekereza ibyishimo. Ako kanya wa mugabo na wa mugore bakubitwa n'inkuba, nanjye kuvuga inkuba y'ibyishimo. Nuko wa mugore asubiza amaso inyuma, dore ko ibyo ngibi yari yarabyibagiwe, yongera kwibuka koko uburyo yatwaye wa mwana mu mugongo amurohoye mu mazi akamwogana. Abandi bari batinya kujya kumurohora. Nuko wa mugore abyumvise yongera ararira. We n'umugabo we neza baratungurwa n'uburyo bari bihebye ko inzu yabo agiye kwiteza cyamunara, ubundi bakabuyera. None ya fagitire barayibishyuriye. Bakristo ibaze nawe uri nk'uyu mugabo warugiye gucyura abandi bagore hirya kure y'umupaka. Ese rwa rwandiko wari wanditse ko utazagaruka mu rugo rwawe uraruca urarumira, urarugenza ute ko wisanze mu rugo iwawe
kandi wari uruhunze. Ibaze nawe usize umugore n'abana wivumbuye kandi kera kabaye ukaza kugaruka wumva utabona. Nuko wa mugabo amaze kongera gushyira ubwenge ku gihe, amaze kugaruka mu rugo rwe, ahita ashwanyura rwa rutonde yari yarashyizeho wa mugore we kuri nimero ya mbere ko azamugira nabi. Nuko aratekereza, atangazwa no kumva ibikorwa byiza umugore we yakoreye abandi, akanabyo bimuhesheje gukira, kurokoka, mu gihe abandi bose abavandimwe inshuti bari baramutereranye, ariko umugore akaba ari umugumaho. Ntabwo nshaka kuvuga uburyo uyu mugabo yigaye, amaze kumva uburyo abandi aribo bataka umugore we n'ibyiza yabakoreye, ndetse nuko ari we washoboye kumutabara, akamurwaza, akamunambaho, kandi abandi inshuti n'abavandimwe baramutereranye, baravuze ngo ntibahari. Sinshaka no kugaruka uburyo yapfukamiye umugore akamusaba imbabazi, bityo akamukura ku rutonde nyine rwawe yaragiye kugira nabi. Ahubwo ndifuza kugaruka ku buzima bagize mu rugo rwabo nyuma y'ibibazo byose bahuye nabyo. Uru rwikekwe uburyo rwaragiye, ndetse n'uburwayi nyine n'ukuntu yakize, ndetse n'aya fagitire babishyuriye y'amafaranga menshi. Ahubwo ndagaruka ukuntu uyu mugabo yahindutse, agahita yindura nyine imigambi yo guta urugo no kwihimura ku mugore. Yewe ubu basigaye bajyana gusenga, bakajyana gukora, bakajya inama. Ubu bafite urugo rwiza rw'intangarugero rurimo amahoro n'ituze kubera Imana. Bakristo bavandimwe, hari igihe tubana n'abantu b'abagira neza mu rugo rwacu, ariko twebwe kubera umunabi, umushiha, urwango, umujinya, ibyo byose twifitemo bibi bikajya bidutsikamira, tukazajya kumenya abo tubana ineza yabo ariko turi gupfa cyangwa bo bari gupfa, nkaba nabimenyera kwirimbi. Ibyo bikagaragaza ko tutabonye umwanya wo kubyaza umusaruro impano nziza bifitemo, abo tubana bifitemo. Twebwe icyacu ahubwo tukajya tubarerebera mu ndorerwamo y'iki, yo kuduca inyuma, urwikekwe, ubuhemu. Ese mubyeyi, wasanga nawe mubana amakuru yabo uyamenyera ahandi hantu, uyamenyera kuri, ukayamenyera ku ikoranabuhanga kandi mubana, ndetse n'ayawe nayo ntuyababwire, bakajya bayumvira hirya kure. Ese jyewe impano umugabo wanjye afite, impano umugore wanjye afite, impano abana banjye bafite, nshobora kuzibyaza umusaruro, bityo ngubakamo neza urugo rwanjye nanjye rukazuka, rukaba urw'amahoro, urugo rurimo Yezu. Mariya Madarena ati nabonye Nyagasani. Nimuze mwumve n'ibyo yambwiye. Ibaze nawe wari ufite umugambi wo kugira nabi, ufite urutonde rw'abantu uzagirira nabi, lisite y'ibintu bibi uzakora, lisite y'abagore uzacyura, abagabo uzacyura, lisite y'ingeso mbi ugiye kohokaho, guca inyuma, n'indi migambi mibisha. Wajya kubona ukabona ari icyago kikwikubise imbere, guhindukira wese, ugahindura icyerekezo, ugahindura ibitekerezo, ukazisanga nko mu bitaro, ukazisanga wari ku rutonde bwa mbere ko uzamwica, uzamugira nabi, ari ukurokoye, ari ukurwaje, ari ukurihiye fagitire. Nguko guhura na Nyagasani, ibimenyetso Nyagasani byose ampereza buri munsi. Mu bavandimwe banjye, mu bo tubana, wasanga nyabyirengagiza. Uyu munsi nze kwibaza, nararanye imigambi mibi, nararanye uburakari, ubugome, nararanye ishyari, nararanye urwikekwe, agahinda, nararanye ingeso mbi nza kuza kuzindukiraho. Ariko ngeze Imana, numvise ijambo ry'Imana, numvise ihumure rya Nyagasani, nagiye gusenga. Yezu agatambuka iwanjye, agatambuka mu bitekerezo byanjye, agatambuka mu migambi yanjye, agatambuka mu mutima wanjye. Nta kabuza, niba Yezu yatambagiye iwanjye koko, ndaza kubyuka meze neza, nahindutse, nahinduye ibitekerezo, nahinduye icyerekezo kibi, kubera Yezu twahuye mu isengesho, mu bavandimwe bangiriye neza. Yezu wazutse nanjye akanzura, akazura urugo rwanjye rwari rugeze kure mu marembera, muri gatanya n'induru, akazura ingingo zanjye zari zigiye guhanyuka. Yezu wazutse, uri muzima mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nanjye mpe guhura nawe buri munsi, mpinduke neza buri munsi Yezu mwiza, mpindure neza urugo rwanjye, mpindure neza umutima wanjye, mpindure neza abo tubana buri munsi, nibere uwawe buri munsi Yezu mwiza. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.